amara gukoresha deodora akagira gute, akambara ikariso imeshe. Niba ari mu maregre, niba ari mu mihango, ashobora kuba afite imihango mikeya, ashobora gukoresha kano ka kotegisi gatoya, umwana w'umukobwa, cyangwa akangaka biterwa n'imihango afite uko ingana, cyangwa niba ari myinshi agakoresha iyi ngiyi biterwa n'imyaka atangiye kugeramo, cyangwa igihe utangiye gukura, hari igihe amaraso aza ari menshi cyane, akagira gute, akambara kotegisi. Iyo kotegisi nyuma y'amasaha 3 aba agomba kuyihindura. Niba ari ku ishuri anyarukira muri toilette akayihindura, akagira gute, akongera kugaruka ameze neza. Ibyo ngibyo ukabimwibutsa cyane. Hanyuma noneho basi no kuvuga ko rimwe mu kwezi umwana aba atangiye kumera imisatsi hari hasi, agomba kwiyogosha agira wabonye utungutsu, nitwo naguriye abana banjye kubera ko ni twiza cyane, ntago dushobora kuba twamukata. Hanyuma kandi niba agomba kwiyogosha imisatsi hariya ku gitsina cye, ubwa mbere agiye kubikora ugomba kumwereka, niba uri mama ereka umukobwa wawe, niba uri papa ereka umuhungu wawe uburyo ashobora kuba yakwiyogesha akoreshe kano kabike, niko keza. Neza murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga. Abantu mumaze iminsi mumbaza uburyo mwashyigikira televiziyo ya Chantal Hakiza, mwanyura muri izo nzira zimwe ziri aho ngaho, mwadutera inkunga mu mafaranga, mwadutera inkunga mu bitekerezo, muzamukoze cyane. Hello bantu banjye, muraho, murakomeye, nizereye ko mumeze neza mwebwe n'imiryango yanyu. Njyewe ndaho ndashima Imana. Nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta niho Imana iturindiye njye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kwiga ku kintu cyerekeye urubyaro rwacu. Hanyuma ngiye gukora akantu gashyashya ntajyaga nkora ku munsi wo kuwa gatatu, mu gihe tugomba kwiga uburyo tugomba kurera abana bacu. Murabizi ko ni umunsi wo gusengera abana bacu, turirwa mu masengesho, turabyuka mu gitondo tugasenga, hagati mu munsi tugasenga, tugasoza amasengesho yacu nyuma ya saa 12 tugasenga twirukana imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi ku bana bacu, tukirukana za karande, inyatsi. Amasengesho nayo kwiyiriza ubusa, musanzwe mubizi. Ariko rero uyu munsi ngiye kubabwira noneho ibintu biri pratique, ibintu bikogwa, ibyo ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ashobore gukura neza kandi akure yishimirwa n'abantu bamureba n'abo bahura umunsi ku munsi. Kubera ko hari ikibazo muri sosiyete yacu, abana bacu benshi bajya ku ishuri ugasanga abandi bari kubabwira ngo baranuka, basa nabi, bagira gute. Uyu munsi ngiye kubigisha ku isuku gatoya, uburyo ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo azakure afite isuku. Noneho byongeyeho umwana utangiye ku hejuru y'imyaka 9, kuko hejuru y'imyaka 9 umukobwa aba yatangiye kujya mu maregre. Hariho ibintu byinshi cyane, isuku nyinshi cyane agomba gukora cyane. Ubundi umwana yabyutse mu gitondo ugomba kumakinga sure yuko ugomba kumenya yuko yoze, agomba koga n'isabune, ukamushakira isabune, ukaba ufite amazi yo ntaho tujya kuyagura, tuba tuyafite mu rugo iwacu. Hanyuma noneho mu gihe agiye gukoresha isabune n'amazi, agomba kugira agatambaro agomba kwiyogesha umubiri wose kugira ngo yikureho umwanda. Ibyo ngibyo ukabimwigisha, ntabwo ari ibintu mbigisha kuko n'abakuze murabizi uburyo tubigenza. Hanyuma noneho muri icyo gihe amaze koga, akihanagura neza n'esume, amazi akamushyiraho neza. Hanyuma yarangiza ukamusiga amavuta, cyangwa akisiga amavuta kubera ko aba yatangiye gukura. Ashobora gusiga aya ngaya niba ushaka amavuta ahumura ya vaseline, aya ngaya arahumura, na ya vaseline wayagura ahantu hari hose mu isoko, cyangwa agakoresha vaseline isanzwe ya yindi murambereka, vaseline isanzwe akaba ariyo ashobora kuba yakoresha. Hanyuma amaze kwisiga agomba guhita akoresha deodora, kubera ko umwana w'imyaka 9 aba yatangiye kugira cya cyokere cyiza kigahita gihindura umwuka. Agomba gukoresha deodora
ushobora gukoresha iyi ngiyi, iyi ngiyi ni iy'abahungu, iyi ngiyi ni iya bose, ni iy'abantu, ni iya siporo, ariko imara amasaha menshi cyane kuri ba bantu bagira icyokere cyinshi cyane. Iyi ni deodora nziza cyane. Hanyuma ku bakobwa hariho n'iyindi imara amasaha 24, nayo ni nziza cyane. Agakoresha deodora, yamara gukoresha deodora akagira gute, akambara ikariso imeshe. Niba ari mu maregre, niba ari mu mihango, ashobora kuba afite imihango mikeya, ashobora gukoresha kano ka kotex gatoya, umwana w'umukobwa, cyangwa akangaka biterwa n'imihango afite uko ingana, cyangwa niba ari myinshi agakoresha iyi ngiyi biterwa n'imyaka atangiye kugeramo, cyangwa igihe utangiye gukura, hari igihe amaraso aza ari menshi cyane, akagira gute, akambara kotex. Iyo kotex nyuma y'amasaha 3 aba agomba kuyihindura. Niba ari ku ishuri anyarukira muri toilette akayihindura, akagira gute, akongera kugaruka ameze neza. Ibyo ngibyo ukabimwibutsa cyane. Hanyuma noneho basi ni ukuvuga ko rimwe mu kwezi umwana aba atangiye kumera imisatsi hari hasi, agomba kwiyogosha agira wabonye utungutsu, nitwo naguriye abana banjye kubera ko ni twiza cyane, ntabwo dushobora kuba twamukata. Hanyuma kandi niba agomba kwiyogosha imisatsi hariya ku gitsina cye, ubwa mbere agiye kubikora ugomba kumwereka, niba uri mama ereka umukobwa wawe, niba uri papa ereka umuhungu wawe uburyo ashobora kuba yakwiyogesha akoresheje kano kabike. Niko keza. Ibintu by'ugwembe nibaza ko ku bana bitari byiza cyane. Gerageza ushake kano kabike, niko gashobora kuzagira gute, kuzagufasha. Hanyuma noneho narangiza yambare imyenda imeshe. Niba ari umukobwa wambara sutiye, niyambare isutiye imeshe. Basi ntiyambare sutiye birenze 2 mu cyumweru, ahindura, agerageze guhindura sutiye. Ushobora kumbwira ngiye adafite nyinshi bigenda gute? Nubwo yaba afite 2 yajya ahindura, akajya yimesa, ajo akongera none akamesa, na kwa kundi babandi bafite amakariso makeya, nabwo ushobora kumesa, umwuka yanika, ejo ukongera ukambara indi gutyo, ariko noneho ntugende unukira abandi. Hanyuma noneho ukambara imyenda imeshe neza, amasogisi ameshe. Hagati aho ngaho ndagira nkubwire ngo agomba kwambara amasogisi ameshe, ntiyambara amasogisi inshuro 2. Buri munsi akagira amasogisi agomba kwambara ameshe. Ikariso ugomba guhindura buri munsi, yaba uri umuhungu yaba uri n'umukobwa, ugomba guhindura buri munsi ku mwana, sibyo? Isutiye nabivuze, ntugomba kurenza intuze 2 mu cyumweru wambara isutiye imwe. Ibyo ngibyo ntugomba kubikora. Hanyuma noneho icyo gihe iyo agize, niba afite umusatsi ukamukorera, niba ari naturere ukawoza, ukagerageza kuwoza basi 2 mu cyumweru cyangwa 3 mu cyumweru, kugira ngo noneho ukajya ushaka amavuta ugomba gukoresha. Hari amavuta atandukanye, hano hari ayo dufite twebwe dusiga mu mutwe, ariko biterwa n'aho utuye. Hanyuma ukagira gute, kandi ukagura na shampoo yo kugira ngo ujye umwogesha mu mutwe. Niba afite ibisuko mu mutwe, ibyo bisuko bye bigurira amavuta ku buryo ugomba kujya ubisiga, ku buryo azajya asohoka ameze neza. Bavandimwe, ndabinginze, isuku ni ingenzi. Hariho akantu nibagiwe kari ingenzi cyane kurusha ibindi byose. Umwana agomba koza amenyo buri munsi, 2 ku munsi. Mu gitondo amaze koga agomba koza amenyo, uyu ni umuti, ubu ni uburoso. Agomba koza amenyo mu gitondo amaze koga, hanyuma noneho yarangiza na nijoro yajya kuryama akoza amenyo. Ibyo ni ukwikorera isuku. Ndagira nkubwire ngo abarimu bazishimira kubana n'umwana wawe, abandi bana bazishimira kubana n'umwana wawe. Ni ukuri pe, mugerageze turere abana bacu neza, ntitwumve ngo tugomba kubaha ibyo kurya gusa, tugomba kubatuza heza, tugomba kugira gute, ahubwo twumve ko n'isuku ari ingenzi ku buzima bwabo bwa buri munsi. Imana ikomeze kubampera umugisha. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Bye bye. neza murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga.